twongeye kubasuhuza turabifuriza kugira icyumweru cyiza abadukurikiye ku munsi w'ejo ubwo twari ku isabato Alex yaratubajije ati sabato nziza numva uravuze ngo umunsi w'umunezero arambaza ngo maranata ku cyumweru ho bavuga ngo iki cyumweru ubwo ni cyumweru cyiza hoya nyine munsuhuzanye z'abemera amadini oya nta mvugo nzihariye ijyana n'uwo munsi ntabwo keretse Alex niba wuzi igihembo niyo tugiye ku kiliziya nubwo ejo wari wambwiye ngo ngire isabato nziza iyo tugiye ku kiliziya ugahura n'umukristo mugenzi wawe amubwira ngo Kristo Yesu akuzwe niyo ndamukanye bihari ariko tugeze hanze nimwiriwe cya cyumweru cyiza hanyuma se yo baraba muri ADPR no mu yandi Yesu ashimwe abayehova ntabwo mbisi harya abayehova n'abakristo mbo ntabwo sinzi iki ariko ubwo wabashyira mu cyiciro cy'abakristo kubera ko bakomotse nyina ku Adventiste umunsi wa karindwi nabo okay. Anyways ntabwo tuje kuganira iby'amadini muri iki cyumweru turimo dusoza. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'Uburusiya Sergei Lavrov yagiriye uruzinduko rutigeze rutangazwa n'ubutegetsi bwa Moscow arugirira muri Afrika. Tugiye tumubona ku kibuga cy'indege muri Ethiopia Addis Abeba asura igihugu cya Ethiopia, nyuma yaho asura igihugu cya Mozambique aho yatangarije ko biteguye gufatanya na Mozambique mu bijyanye no kugarura umutekano cyane cyane mu ntara ya Cabo Delgado mu majyaruguru y'igihugu ahazahajwe n'ibyihebe byo mu mitwe itandukanye ishamikiye kuri Islamic States. Tugiye kureba muri iki kiganiro politike y'ububanyi n'amahanga y'Uburusiya muri Afrika kuko Afrika niwo mugabane utanzwe amaso n'ibihugu hafi ya byose by'ibihangange. Niyo mpamvu muzumva habaye ngo Africa US Summit hakaba France Afrique inama, hakaba China Africa Summit, hakaba Turkiya na Afrika, hakaba Ubwongereza nabwo muri Commonwealth bugahamagaza Afrika yabaye Afrika ihora ihamagazwa nyine hose. Ariko noneho turibanda kuri politike y'Uburusiya y'ububanyi n'amahanga muri Afrika. Biragaragara ko igihugu cy'Uburusiya kiri kugenda kigarurira umubano n'ibihugu bya Afrika by'umwihariko hereye muri Sahel ahabarizwa ibihugu bya Burkina Faso, Mali na Niger by'umwihariko byakoze Alliance des États du Sahel. Tukamanuka gato muri Central Africa naho murabizi ko Abarusiya bagira uruhare mu bijyanye no gucunga umutekano. Hari na raporo iherutse kugaragaza ko barimo bariba diamant ndetse n'ibiti na zahabu uri kwibabwa bukira ubufatanye. Ibi bihugu kuvuga ngo no bufatanye nuko baba babuze indi nyito babyita ariko subwo Central Africa ifatanya no Burusite. Ariko nanone nuvuga ko bari kwiba nuko nawe atari kubona ibyo bandi bari kubona nta muntu afitiye Central Africa. Ubwo nyine nawe baramutse abonye uko yiba nawe ubwo twavuga ko ari kwiba. Ari mu Banyarwanda bavuga ngo azirundi umuntu yavuga neza shaka mbo nge oya ibyo bintu bivuga turi ku meza ntabwo turi muri studio urumva kuba kereba yarabitsinze ngo azirundi byari bihagije urumva Alex. So ubwo rero tugiye kureba mu by'ukuri Clement urebye iyi politike y'Uburusiya iragendana no kwirukanwa kw'Abafaransa mu bihugu na bimwe na bimwe bya Afrika. Ubwo ndahera kuri biriya bya Burkina Faso na Niger kubera ko mu cyumweru gishize iki turi gusoza nibwo abadiplomate bose b'Ubufaransa bari bamaze kuva ku butaka bwa Burkina Faso. Urabona ute muriza politike y'Uburusiya yo kwinjira muri Afrika iragendana ite na politike y'ibihugu bya Afrika yo gusohora Ubufaransa? Urebye uko ibintu bimeze rega muri Afrika ikibazo kigihari no muri rusange turirukana wenda miri gufa bunguri tukazana wenda n'ubundi Rwanda ruguguna kubera ko ikibazo Afrika nyamukuri gifite muri rwa rugendo rw'ubwigenge bwuzuye iravuga iti ntabwo ndi bukorane na mu burengerazuba n'Ubufaransa ndetse na Amerika si dukorana ariko ndakorana n'Ubushinwa cyangwa Uburusiya. Urebye ni nko kuvuga ngo waruri muri ambaraje ugiye kuba mu gikapu ariko byanze bikunze n'ubundi cyita rusange ntabwo ari kwa kubyaza umutungo kamere wa Afrika inyungu ngo zibe iz'Abanyafrika cyangwa se n'undi waza ahubwo uvuga uti twebwe aje ari umutekinisiye turaguhemba igiciro cyose uri budusabe niba ari ugucukura amabuye y'agaciro niba ari zahabu twebwe ube nkaho waje impuguke
kudufasha. Ariko noneho hari abaraza avuga ngo ni imikoranire n'amasezerano y'ubufatanye, wa mugani ibyo wari uvuze uti se Central Africa yafatanya gute n'Uburusiya, ni nk'urushishi n'inzovu bahuriza he gute? Politiki ya Afurika rero n'ubundi irakishingikirije ku bihugu by'amahanga, ntabwo yari yaba wa mwana wigenza cyangwa avuga ngo ari gukambakamba ejo azatangira kugenda ashyira ibirenge hasi, kubera yuko uravuga uti ntabwo ndi gukorana n'Abafaransa ariko ndabakorana n'Abashinwa cyangwa se Abarusiya, n'ubundi byanze bikunze ruba rusibiye aho ruzanyura. Ariko hari abashima nibura Uburusiya bakavuga bati ntabwo bwivanga mu mitegekere na politike z'ibihugu bya Afurika, kabone n'ubwo bwo bushobora kugushyigikira buha intwaro ubutegetsi bwawe kugira ngo uzivune uwashaka kukuzirega hagatuza mu batavuga rumwe nawe. Ibi birarutana ukurikije wenda politiki y'Abashinwa n'Abarusiya cyangwa se n'abiriya bihugu n'ubundi byo muri Aziya muri rusange. Bo ni kuvuga ngo twebwe turakorana tugira uko tugabana. Niba nje nkakora ibi ngibi ukambwira turaza gukora ibi bitunganye nguhe 20% ntware 80, twabyumvikanye turabikora. Nutanabyanga sinzazana intwaro ngo nkurase cyangwa nkwice ngo mbitware. Erega ikindi nani Uburusiya hari isoko rinini bwatakaje, cyane cyane isoko ryo mu burengerazuba, ubwo navuga nk'isoko ry'Abanyaburayi cyane. Uburusiya bwatakajeyo ibintu bikomeye. Kuza rero kwagura umubano n'ibihugu bya Afurika, wenda barashobora kuza gufatanya na Mozambique, bashobora kuzafatanya n'u Rwanda, bashobora gufatanya n'ibindi bihugu. Umbwiye ko Sergei Lavrov yabanje muri Ethiopia ni igihugu kinini, sibyo? Kandi nawe cyo gikeneye produits ziva kiranakize nacyo buri. Yes, banacuruza hagati. Ko kinafite ikibazo cy'umutekano muke, Abatigrinya urabyibuka n'abarabo bose bashaka kongera gusubira mu mirwano. Aba bari inyuma nanone nabo mu burengerazuba na Amerika nibo babacamwo, kubera ko nanone Ethiopia abo mu burengerazuba muri rusange bwe nubwo na Amerika yazaho wenda kugira ngo yinjire muri ubukoroni bushya, ariko Ethiopia kiracyari igihugu barwaye, kubera yuko kuba baratsinzwe n'igikolonizwe na n'uyu munsi baracyakirwaye, kubera yuko hari intego zabo zitaragerwaho. Yego, ariko nabona move y'Uburusiya cyane cyane hano ku mugabane wa Afurika ari move itagambiriye kibi. Ni move ahubwo igambiriye wenda trade, ubucuruzi hagati y'impande zombi. Hari icyo bakeneye muri Central Africa, hari icyo bakeneye mu Rwanda, hari icyo bakeneye muri Mozambique, n'abari icyo bafite ibyo bihugu bikeneye. Rero mbona kuza kwa Sergei Lavrov muri uruzinduko rwe muri Mozambique ndetse na Ethiopia, hari nabo numvise bavuga ko ashobora kugira n'inaha i Kigali, ariko byo kuhagera birovias kubera ko ntabwo twavuga ngo birovias byashoboka kubera ubufatanye bw'Uburusiya n'u Rwanda mu bijyanye na nucleaire. Bimaze iminsi bivugwaho kubaka inganda nto zigamije kubyaza nucleaire amashanyarazi. Rero kuba Uburusiya bwaza muri Mozambique, ahubwo icyo nasigara nibaza ko nabonye mu itangazo wikwibaza tubaze nibajije ne wenda reka namwe mbabaze mufashe gusobanukirwa mu magambo Sergei Lavrov yavuze ko Uburusiya bugiye gufatanya n'u Rwanda mu kugarura amahoro muri Cabo Delgado. Yavuze ko Uburusiya bwiteguye gufasha Mozambique mu bijyanye no kugarura umutekano. Gusa Uburusiya bwiteguye gufasha Mozambique mu bijyanye no kugarura umutekano. Kandi tuzi ko Mozambique hano habuze umutekano niriya ntara Cabo Delgado cyane, sibyo? Harya niho hari Musamia de Playa cyangwa niho. Kandi aho hari ingabo z'u Rwanda. Twabonye ukuboko kwa za societe ebyiri zabwiye Amerika ati ibyo bihano byawe shyira ku ruhande. Harimo Total y'Abafaransa na Axios na Axon rikabana Axon Mobile y'Abanyamerika. Uburusiya buraza gukorana bute rero na Union Européenne na Leta Zunze za Amerika kuko byagenda kose buzisanga nyine bugiye kugarura umutekano aho u Rwanda ruri, kandi u Rwanda narwo ruri kumwe na EU rukaba ruri kumwe nanone na Leta Zunze za Amerika muri Cabo Delgado. Uburusiya rero buraza gukorana bute n'ibyo bihugu bireka mvuge bine. Ubwo ndavuga u Rwanda, nkavuga Union Européenne, ubwo mbigize igihugu, nkavuga Leta Zunze za Amerika ndetse na Mozambique. Alexis, urebye bino bihugu ahantu hose biri kugenda bigongana ku hirya no hino ku isi. Uri gusanga Trump niba bashyize ikarita y'Ukraine uribuka ko cyagiye yarayifite ahura na ba Keir Starmer
ayifite ku meza ahura na ba Keiristama na ba Union Européenne n'abo ba Macron yayishyize ku meza akajya katakata mwarabibonye aba bantu aho bahuriye hose buri wese abagira ngo akate niba ari inka yitwa wenda Mozambique iguye ukata itako undi akaza agakata ukuboko undi agatwara amahembe hari n'abasigarana uruhu si uri kubyumva ba Mozambique nabo bashobora gusigarana yagiye uruhu bagifite badasigaranye ubusenzi urumva rero aba bantu aho bahurira hose baba bari mu nyungu zabo bwite bo ubwabo bafite uburyo bumvikana uribuka ko bumvikanaga uburyo bwo kugabana Ukraine noneho hakabamo ibintu Amerika n'Uburayi batumvikanyeho bitinze intambara ya Ukraine kurangira kuko ubwabyo byari byarangiye ariko abanyaburayi bararebaga bakabona ibyo batanze kuri Ukraine ntabwo bingana n'utuvungukira Trump ari gushaka kubaha kuri ya karita yarimo abaga uri kubyumva aba rero nabo guhurira muri Mozambique hariyo Total nibiriyo ikaba wenda iri mu ntara wenda yitwa Cabo Delgado abandi bashobora kujya mu ntara wenda yitwa runaka abandi bakajya mu yitwa runaka bitewe n'icyo akeneyeyo hanyuma icyo bahuriraho kikaba ari ukubungabunga umutekano w'aho hantu uretse ko none bihindukira bisanga ibyo byihe bari bo ubwabo babiremye nicyo ngiye kukubwira ngo ushobora gusanga n'uwo mutekano utazabungabungwa kubera ko wowe niba nguhaye reka nifatire nka Kigali wowe nguhaye Nyarugenge Clement muhaye Kicukiro nge ngasigarana Gasabo ariko mu kugwa Nyarugenge sinanyuzwe ariko buri akarija aranandiye ka Nyarugenge nari kugafatanya na Gasabo ngahita ndeba umuntu uza kukurwanya noneho nuko nyine igihugu kigenda gihinduka isibaniro nkanamufurunisa mpaka tukagukubita tukakwambutsa hakurya muri Kamonyi wenda muri Kamonyi muri Rugarika wa murenge wa Rugarika kuri hakurya Nyabarongo nkakugezayo ngasigarana Nyarugenge ndetse na Gasabo ntekereza ko icyo gishobora kuzaba Alex ubundi igihugu kigiye gutangira gushwanyagurika gitangira kubamo ingabo nyinshi z'amahanga sinzi niba ubibona muri Kongo hagiye hoherezwa uribuka abantu bagiye bajyayo umunsi w'ejo nibwo twavugaga ko hariho n'aba El Salvador muri El Salvador yavuye muri El Salvador iyo igihugu gitangiye aragera muri Kongo uribuka na ntuza na Sudani y'Epfo zijya gutandukana habanje kujya hajyayo ubutumwa ngo bwo kubungabunga amahoro hakajyayo ukibaza ngo bagiye ngo kugarura naho ingabo z'u Rwanda none mu Rwanda byagenze bitese yego ntabyo wabonye se ingabo zari zirenze ingabo zari nyinshi yego ingabo z'u Rwanda imyaka zimaze muri Cabo Delgado wavuga ko hari ikibazo cy'umutekano ramforo y'Uburusiya ije gutanga erega Uburusiya ntabwo buje muri kuko urumva yavuze ko we na Daniel Chapo baganiriye ku bijyanye n'ubufatanye mu by'umutekano yego baraganiriye mu bijyanye n'ubufatanye mu by'umutekano ariko urebye nyamukuru ikintu kizanye Uburusiya muri Mozambique sibyo by'umutekano ashobora kubyitwaza nyine nk'ingabo imukingira ariko nyuma y'ibyo ngibyo hari ibindi kuko rega iriya ntara Cabo Delgado ikize kuri gaze sibyo ushobora kuba bavuze ati reko natwe reka tujye ku exploiter gaze yo muri Afrika cyane ko ndi yacu bimeze gutya na gutya ntawamenya ikindi ntakurikije kubera ko Afrika n'Uburusiya basanzwe bafitanye ubufatanye mu mpamvu zitandukanye cyangwa se mu ngingo zitandukanye kubera ko buri mwaka n'ubundi habaho inama ihuza Afrika n'Uburusiya kandi ubona ko ibihugu byinshi bya Afrika byitabira rwose bakagenda bafite n'amafoto meza aryoshye bifotozanyije n'Uburusiya yabahamagaye ari umwe bakita bari 54 kubera yuko ugerageje gusiba bavuga ko ari wo mu muryango wenda wapfuye cyangwa komeza yego ubundi Uburusiya bukeneye Afrika kubera impamvu nyinshi zishingiye ku bucuruzi ntabwo rero kuba yaba ari hariya habuzemo n'ubucuruzi kandi ubucuruzi bashobora no kuba nabo bakatirwa hariya aho bajya gucukura kuko aho iyo gazi icukurwa cyangwa izo zahabu no mutungo kamere muri rusange ntabwo ari mu izinga rimwe bashobora nabo kuba bakuraho umutamu wawe yanka babagaga wa mugani ubwo nabo bakaba bagiye gufata akaguru cyangwa akaboko hakaba harimo politiki ndetse n'umutekano n'umutungo kamere aya habanza umutungo kamere umutungo kamere ubundi niwo mutaka inyuma ariko niwo ubanza ubundi abanyapolitike aho badukubitira mu igunira babishyira inyuma aza akwereka hano mu kiganza ntakwereka ibiri inyuma y'ikiganza Trump niwe wabivuze neza muri Kongo tuje twasinyanye amasezerano y'amabuye y'agaciro ibyo ni byo umutekano bizaza nyuma ariko icyo twashyizeho umukono n'amabuye y'agaciro muraduha amabuye bwa mbere na mbere tuze mu mutekano nyuma
ariko Alex no abahamagaye abaha amabuye arababwiye ati mwakira amabuye mu mutekano nanjye mbaha amabuye kubera ko ubu ngubu wenda kubona umutungo kamere muri Afurika ifite umutungo kamere nawo wayibereye akaga kawo kandi itabyaza umusaruro y'ubwayo ndetse rimwe na rimwe n'ikigeri wavuga uwo mutungo ufitiye akamaro Afurika ni 10% nta ko uwo mutungo Afurika ifite ariko mbibutse ko ntabwo ari ubwa mbere muri Cabo Delgado mbere y'uko ingabo z'u Rwanda zijyayo ko habanjeyo abacancuro ba Wagner babanjeyo baje kuvayo nyuma ngo birabyebe byarabicaga kubera ko nyine bari bafite uruhu rwera ngo bikabaca imitwe bikayimanika bagatoya bavuga bona ko babarenze hano ntabwo barigendera bavuye muri Mozambique ngira ngo mu 2021 nibwo ingabo za Samimu ubwo ni Sadek pfiriya bagiye yego none muri kino gihe twibuke ko n'Uburusiya bwafata ibihano byinshi kubera ya ntambara ya Ukraine cyase bya bitero byo muri Ukraine bityo rero muri kino gihe kora ko Afurika ifite zahabu ifite diamant ifite cobalt ifite uranium ifite petrol na gaze ndetse n'amabuye y'agaciro cyane cyane nakenewe mu ikoranabuhanga rigezweho Uburusiya bushaka no kugira uruhare mu gucukura no gushora imari muri iyi mitungo kamere cyane muri kino gihe Uburusiya bwafatiwe ibihano n'ibihugu byo mu burengerazuba na Amerika yego ikindi ariko Clement Lavrov ubundi diplomatically ntabwo ni gakeya abadiplomate bajya gukora ingendo mu bihugu nka bingahe urwo rugendo batarutangaje afite n'ubutumwa bundi bwihariye ngire ngo kuko ameze nk'uri muri tuwa yego ameze nk'uri muri tuwa ariko ni gakeya muri diplomasi umuntu abaze yazenguruka ibihugu bingana gutyo byose batigeze bagira ikintu na kimwe batangaza cyuko minisitiri wa nyamahanga azajya kuko rano umuyobozi wa kabiri wa diplomasi y'Uburusiya nabwo ariko ku rundi ruhande n'ubutumwa bufite icyo bisobanuye ko guceceka nako ngakoreye kuki uru rugendo Uburusiya bwarucecetse hari ikintu mwatangiriyeho muvuga ngo Uburusiya ngo ntibwivanga ngo muri politike z'ibihugu bya Afurika kandi koko nibyo ariko nabwo nk'ubu unyeretse amashuri cyangwa umuhanda wubatswe n'Uburusiya mu gihugu icyo ari cyo cyose cya Afurika natangara oya ntabwo impamvu utabona ibyo ngibyo Uburusiya buje ryarise muri ibyo muri Afurika buje ibyo ngibyo wenda reka mvuga ko atari ibyo bihugu bikeneye reka ngowe nk'urugero nk'u Rwanda wenda diru y'u Rwanda n'Uburusiya ntabwo iri kubaka amashuri cyangwa ibyo bitaro iri muri kubaka uruganda rw'ingufu za nucleaire urumva ibyo ngibyo by'amashuri n'ibitabo n'ibitaro plutôt ari by'u Rwanda rukennye twavuga ruteregwa twebwe dushaka ko abanyeshuri wacu wenda bazajya baza kwiga mu Burusiya ariko mutwubakene n'ikigo cy'amashuri hano ku buryo tuzabona ba expert b'Abarusiya baza kwigisha hano rero Uburusiya bushobora kuba bwisanze muri Afurika iyo nko erega kanira nibyo byo kuvuga ngo amashuri ushobora gusanga none se ubu aho bayubatse reka tuvuge aho ibindi bihugu byubatse mu mashuri yamari icyabene igihugu ku buryo umwana byibuze wavuyemo Ethiopia ko batakoronije amashuri ntiyubatswe reka twivatire n'ibyo bakoronije umwana wavuyemo uvuga ati ishuri kabisa ryubatswe n'Ababirigi umwana wavuyemo uvuga ngo hano ari hejuru nawe wize mu mashuri yubatswe ku nkunga ishuri ni ku nkunga y'ababyeyi ibitabo wigiyemo ni ku nkunga no kuvuga ngo byanze ayo mashuri ubwo kibazo ntago cyaba amashuri n'inzu n'inyubako cyaba integanyanyigisho baguhaye kuko akenshi n'ubu ngubu nabiga ubu n'abato turacyafite ikibazo ko n'ubundi biga integanyanyigisho zo mu burengerazuba na Amerika n'imico yabo n'imigenzo uretse wiga kure biga integanyanyigisho zo mu burengerazuba zihe nazo ntazo ni ahubwo baguhereza ibintu bitari ukwiga kuko niho ukunda kumbwira ngo amategeko badushyirira kuri internet atandukanye nayo bapurika ariko urumva njye hano icyo naringamije kubabwira nuko ibi ngibi ni ukuva mu cyumba ujya muri salo Afurika irimo irahindura ngo politike yayo ngo yari yubakiye ngo ku burengerazuba bw'isi ngo none ngo yuvuye muri salo yuvuye muri ambaraje ukajya kuba mu gikapu ariko byibuze gusora buriya kurira ku muri salo haba uri umuryango soka ahubwo uvuye mu cyumba uraramo ugiye mu cyumba cy'abana uracyari muri yanzu nta muryango uri kugusora uri kujyamo ubundi ubwabyo none se politike ya Afurika ikazahora muri
injangwe n'imbeba Oya. to usohoye abarusiya kwigenga uzanye usohoye kwigenga uzanye nkako kubera ko n'iyo tuwa wavugaga ari mu bwabyo kubera ko ubundi muri politiki y'isi hari aho bigera wenda mu bintu bimwe na bimwe ugasanga ibihugu biba bikeneye nka Afurika nk'ahantu baba bagiye gufata nk'ibyemezo runaka nubwo hamwe batabamo veto kuko nta mugabane wundi usanga ufite ibihugu 54 kandi icyo bihugu 54 binyamuryango wenda by'umuryango w'abibumbye ubona ko ari nk'icyemezo kigiye kubambisha nk'Uburusiya muri Loni. Uburusiya bwawe ukeneye Afurika kuko waba ufite ya majwi menshi ashoboka muri Afurika hari icyo byagufasha. Ariko none ikibazo dufite muri Afurika ubwacu ntabwo twari twagera ku rwego rwo gukorana mu nyungu zingana. Tuvuge ngo wenda uyu muntu araza agiye gukora ibi ngibi wenda ararenzaho twakorana mu nyungu zingana gute tudashyirwaho n'abantu bamwe. Nyine urumva nicyo kibazo dufite nyine ubwabyo ntabwo kuko urajya kurebera muri Kongo ngo ninde washyizeho Tshisekedi uhindukire ujye kwa Mnangagwa watangiye nawe kudoda itegeko nshinga rirangije ariko abaturage nabonye bahagurutse nawe bashobora kongera kuba bibi. Hanyuma ugiye muri Afurika y'Epfo rero ngo ninde wazanye uyu muvandimwe Ramaphosa hanyuma uze hano hirya muri Tanzania nyine usanga natwe ubwacu ntabwo tuva ku muzi umwe ngo tumenye ngo turaba mu burengerazuba cyangwa tumenye ngo twavuye hana. Ejo bundi Emmanuel Macron ari muri Kenya yaravuze ngo nje hano kugira ngo twumvikane twunguke namwe mwunguke ngo ntabwo tuzongera kujya tubashyiriraho abayobozi. Ako kana abantu baragatarutse ariko nta kantu gakome ntabwo tuzongera kujya tubashyiriraho abayobozi bivuze ngo abategetsi bose bari bariho kare nibwo twiganiraga ngo les états du Sahel bishyize hamwe babona ko badakwiye wenda kujya bashyirwaho uretse ko nabo nta wabizera kugeza ubu nawe ibyo avuga ntabwo wabitubyizera kuko si umuvugizi wabo bose se banamutumye muri iyo nama ariko Clement kuko we ni muri wumve ko we ari muri bya bihugu bikoresha ngo igifaransa kandi yaje no gushaka amajwi mu Bongereza bivuze ngo kwibaza ngo Macron w'umufaransa wa OIF ukoreshereje inama muri Kenya mu Bwongereza ego hari ubwo ubwabyo biragoye kubera yuko nabwo ntabwo bavuga ko Ubufaransa bwa none uretse wenda kugenda bwishingikiriza ibindi bihugu kuko Ubufaransa bubaye bwonyine bwo ntabwo bwaba bukiri muri biriya bihugu byo mu burengerazuba. Reka Clement urebye bino bihugu byitwa ko byakoronije Afurika cyane cyane wenda reka tuvuge kuri ibyo by'Uburayi waruvuze igihugu kimwe ukwacyo ubu nabyo byarashegeshwe. Ubudage nta gisirikare Ubwongereza reka da Abafaransa baraho Ububirigi buradagadwa mu gitondo umunyarwanda abyuka akavuga ati mutuvira ariko hari n'ibihugu byakoronije hari n'ibihugu byakoronije birigendera. Yes nshaka kuzareba Clement Portugal yarigendeye icyo nicyo nshaka kumenya ngo ibihugu byakoronijwe na Portugal bibayeho bite muri iki gihe kuko turabona iyo Mozambique reba Ngora yahana Mozambique rero abandi baje kwitera imirwi si Mozambique ni si Portugal yarigendeye niyo Cape Verde Cape Verde ariko nubundi nta Cape Verde nta Portugal kabisa ariko urebye nubundi ni nawe ateye abaturage 500 ubwabo urebye nubundi baranisanga n'urujya n'uruza ariko ntibumva politike yabo yivanzwemo nturumva ibyo bibazo byo kuza gusahura n'ibiki bya Portugal na president wa Portugal n'ubu ngubu nutwicaye na hano bishobora kugorana ngo izina rya president wa Portugal nini urarenga ukamenya Cristiano Ronaldo kubera yuko ariko noneho abandi tubamenya gute tubamenya kubera kuza kwivanga muri ibyo bya politike yo muri Afurika yego niyo tuvuga ko rero nka Portugal yigendeye hari ibihugu ureba ugasanga byarakoronije biragenda n'Abadage ntibagihari muri Afurika nkuko wabivugaga barakoronije baragenda Ubutaliyani nabwo bwarigendeye ariko nabwo bwabwo urumva bwarashengamaye bwarashegeshwe nabwo bwaragiye bwiturira iyo ngiyo none hari ibindi bihugu bitakoronije ahubwo byaje ari byo bitiyoboje ngo n'icyuma ubu ngubu kuko nka Amerika nta gihugu cyo muri Afurika yakoronije ahubwo niyo yakoronijwe n'Abongereza ariko noneho banza ibyo Ubongereza bayikoreye iri kubitura abandi basigaye ukabona rero yuko urebye urugendo rw'Uburusiya na timing n'igihe cyangwa se igihe cyanyacyo urebye n'ibibazo uko bimeze urebye na geopolitique y'isaho yerekeza abanyamerika bahugiye pfiriye muri Iran na muri Israel bahugiye muri ibyo bya Ukraine n'Uburusiya nabonye nabyo byarongeye kubura umutwe noneho Sergei Lavrov na Putin bakicara bakavugana ba Medvedev bati reka twe twigire muri Mozambique kureba ni iki mu by'ukuri umuntu ashobora gukurayo biteganyije ko azagera no muri Niger. Mwiriwe boss
mwiriwe. Nitwa Karangwa, ndi umukomisiyoneri hano muri quartier. Karangwa biteze. Ni byiza nakomeje kubabona mutembera hano, mwaba mushaka ikibanza cyo kugura inzu yo kugura cyangwa gukodesha. Arebye ufite se? Yego ndabifite hano, mwaza nkakwereka. Dore hano hari inzu, niriya ni inzu ariko hariya hari ikibanza na hari haruguru ikibanza gifite metero kare 380. Kompo naho uri kunyereka mu manegeka, urabona hano hatura ngewe. Deka gusiragizwa n'abakubeshya ko bafite imitungo igurishwa. Deka nkurangire B Consultant Limited niyo yonyine gufasha kugura, kugurisha no gukodesha inzu, ibibanza, gupima no gukata ibibanza, gupima ubukomere bwa beton, gukora plaza amazu n'inyigo z'imishinga itandukanye, kubaka inzu, finissage. B Consultant kandi nakugezeho ibikoresho by'ubwubatsi, tukanagufasha gushaka ibyangombwa by'ubutaka na autorisation de bâtir. Akarusho muri B Consultant tubafite ibibanza mu masite atandukanye bifite autobatir, ugahita utangira umushinga wawe kubaka ako kanya. Abari muri diaspora namwe twoherereza plaza inzu mukeneye cyangwa tukazibakorera, ubundi mukaza mutaha inzu zanyu. Abagana B Consultant Limited muri iyi minsi bakeneye imbata z'amazu no kubashakira ibyangombwa byo kubaka, izo serivisi zombi twazigabanyijeho 40%. Gana B Consultant mudushinga imishinga yanyu, ubundi muzadushimira nyuma. Ku bindi bisobanuro mwaduhamagara kuri 0784 cyangwa mukatwandikira kuri email bconsultant23@gmail.com. ku mbuga nkoranyambaga zacu zose nka YouTube, X, TikTok, Instagram, Facebook, LinkedIn, hose ni B Consultant Limited. B Consultant dukorera mu mujyi wa Kigali ahitwa Norvege. Dukora n'ubunyamwuga n'ubunyangamugayo. Kuri iri segonda nibura abantu 16,000 bari mu kirere mu ndege bava ahantu hamwe bajya ahandi. Kuzenguruka isi bisigaye byoroshye ku buryo uko turi miliyari 8 dusa naho turi abaturanyi kubera uburyo bwo gukora ingendo bisigaye bikorwa. Ikibazo nuko gutegura urugendo bigora. Gukora reservation ya tike y'indege, gushaka visa, ubwishingizi bw'urugendo. Amahirwe twagize nuko hari abantu bazobereye muri ibi bintu kandi biyemeje kudufasha. Abantu nka Ireme Travel Agents Limited, kompanyi nyarwanda iri mu zambere muri services zo gutegura ingendo, ubukerarugendo no kwakira abantu. Kompanyi yemewe n'ihuriro mpuzamahanga ry'ubwikorezi bwo mu ndege IATA. Niba wifuza kujya mu mahanga ku mpamvu izo arizo zose, icyo bigusaba ni ugutekereza urugendo rwawe gusa, ubundi ukegera Ireme Travel Agency bakagukorera reservation ya tike y'indege, bakagufasha gushaka visa, bakagukorera reservation ya hoteli, bakagukurikiranira ibya assurance y'urugendo. Iyo uturutse mu mahanga cyangwa sujyayo, bagufata ku kibuga cy'indege ku giciro cya 50% cy'abandi babikorera. Ku bantu bari kure kandi bashobora kwishyura hakoreshejwe ikoranabuhanga online payment, tuguha link ubundi ukishyura. Ireme Travel Agency ikorera mu mujyi wa Kigali muri Mike mu nzu yo hasi mu muryango wa G41. Hamagara 07 85 36 48 cyangwa 07 89 88 ushobora no kwandika email kuri info@iremetravel.rawa. Wanasura urubuga rwa internet wa@iremetravel.rawa. Ariko nanone impamvu n'Uburusiya nanone buza ku mugabane wa Afrika, aba harimo nanone n'ikintu cyo kugerageza nanone no gusa nko guca intege bwa Burayi na Amerika mu bikorwa byabo byo bavuga ngo turagenda naho ugiye ntabwo natwe tuzasigara. Yego ni cyo natangiriyeho, ariko nanone nkareba umubano w'ibyo bihugu hano muri Afrika bazaza kuharwanira. Ntabwo barwana. Ntabwo barwana. Naringiye uzabaze neza, ndabizi ko amakuru biyandusha. Oya so kubaza uravuga abantu bahite babyumva. Uza hari hakurya mu burengerazuba bw'u Rwanda, iyo turi kuvuga ngo ntabwo byihore ntabwo. Oya nyine wowe icyo nkubwira ngo kurwana ntibarwana. Kurwana hari n'imirwano iba muri script mu mwandiko. Hari ibintu bita www ujye bireba by'imikino. Oya ibintu bijyanye n'ibyo mafilime n'iki. No, is not farm. Ntabwo ari filimi. Ntabwo ari filime, ni imikino. www iriya mikino uvuze ngo hari imikino ngo hari imirwano biri muri script, iyo mikino nayo biri muri script. Nibyo nkubwira rero, hano ugiye kureba mu Uburusiya bwabyo na Amerika, nta hantu hano ku mugabane wa Afrika bari baharura ngo bacakirane. Ahubwo naho umwaje undatangira ajya ku ruhande bisa nk'ibintu babumvikanyeho. Kuba baza bakarwana, urebye Ubufaransa kuntu bwahise bukuramo akarenge bukagenda, bukaba buri kwiga izindi nzira zo kunyura. Clement, ejo bundi muri Mali bica minisitiri w'ingabo, minisitiri w'umutekano. Bavuze ko ziranye shyamba zari zahawe nande mu Bufaransa, ariko niko mbwira ngo batarwana, ko bahari ibihumbi bingahe 20 z'Abarusiya bararwanye.
aha none se kuza nibyo nakubwiraga ngo ntibarwana. Ibaze noneho iriya mitwe yarashigera mu murwa mukuru Bamako, kandi umurwa mukuru urinzwe n'abarusiya hari ingabo 20,000 z'Uburusiya. Iyo bajya kurwana bya nyabyo ntabwo biba byarabigenze kuri iyo. Ni bya bindi bikwereka ngo bari abantu baba bafite ahandi bahurira bakaganira. Byandika neje bakubwiraga ngo batera imirwi, bakavuga turajya muri Ukraine mugire gutya, namwe muzajya hanga mugire mutya, namwe muzajya muri Venezuela, namwe bashinwa Taiwan yanyu muzakomeza kugenda muyigenzura gutyo. Urumva byanze bikunze kuki tutabonye twumve ngo abarusiya barwanye niyo mitwe koko ivumbi riratumuka. Nta kintu babumvamo aho ngaho. Umurusiya se arajya gupfira umunyafrika ashaka iki? Ko yamupfira atamupfira icyo ashaka muri Afrika agomba kukigeraho. Warumbwiye ngo mu burengerazuba bararwanye, harwanye uruhu rwera. Barwanye mu isura ya gicanshuro. Barwanye mu isura ya gicanshuro ariko ntabwo ari igihugu ku gihugu. Ahubwo se abarwanaga bya nyabyo bari mu ruhu rwera, cyangwa ni mwebwe bavuze ati reka tubateranyirize yo mwebwe nibyo nakubwira. None uwo nguwo wambwiraga ubwo niwe ntabwo barwana. Okay. Noneho Alex reka turebe muri make uru rugendo rwa Lavrov azagera muri Niger usuye Niger abasuye na Mali na Burkina Faso kuko byishyize muri AES yabyo Alliance des États du Sahel. Gusura Mali, Burkina Faso na Niger byaba ari intangiriro yo kugaragaza ko umutekano muri kara gace ka Sahel kugarijwe n'imitwe y'iterabwoba. Twizere ko hari kigiye kuba. Yes, yageze muri Niger, kandi muri Niger n'ubundi twatuvumaze kwikomoza mu kanya ko n'ubundi afite ingabo muri Mali. Abarusiya bafite ingabo muri Mali. Kuza rero kuba yasura hariya muri mwabira bihugu byishyize hamwe nyine bigakora eta ya Saheli, bivuze ko umutekano wa biriya bihugu ujye kujya mu maboko y'Abarusiya kuruta uko waba uri mu maboko y'Abafaransa aho wahoze. Rero urebe Niger ikungahaye kuki? Iranium. Aha, Mali ikungahaye kuki? Burkina Faso. Burkina Faso ifite umutungo kamere mwinshi. None se niki utumva muhango? Nuga ngo ije gukonkera Ubufaransa guca intege abanyaburayi na Amerika. Yes, ije gukonkera nyiri reka mvuge n'abanyaburayi, reka nivugira abafaransa ko nibo bavugwa cyane hariya. Kugira ngo izihi igahashyira nayo ubuza nabwo buhashyira ibirindiro. Kuko bwo bufite nicyo bugaragaza. Twebwe ntabwo tuje muri politike yanyu, ntabwo tuje gushyiraho umuyobozi uzayobora Mali cyangwa uzayobora Niger cyangwa uzayobora Burkina Faso. Tuje gukora ubucuruzi, umutekano tuzawubarindira. Iyi mitwe rwose yabazahaje byongeye kandi si nibyo gusa by'ubucuruzi, ko mu bucuruzi haba harimo ibintu byinshi. Ibyo bihugu byose ari kuvuga kare nijabo ari kunyuramo ni n'ibihugu bisanzwe birimo umutekano muke. Kandi Uburusiya bukeneye amafaranga kandi bukora intwaro. Yego, kandi bukeneye nayo mabuye. Bukeneye nayo mabuye gukora intwaro, kandi nizo ntwaro burazigurisha ukeneye isoko. Ariko unongereho ko ibi ari ibihugu byahisemo umurongo wo kuvuga ngo ntabwo zahabu yacu izagiva mu gihugu idatunganyije nka Burkina Faso n'u Rwanda. Yego. Bakoze uruganda ruzajya ruyitunganya ikoherezwa mu mahanga yamaze gutunganywa, meme na Niger na Mali niko bimeze. Yego. Ubwo rero ukibaza ngo Iranium Niger izayitunganyamo iki, izayitunganya kandi Iranium ya Niger ntabwo ari yagera no ku rwego rwo kuba yayitunganyiriza. Yego, kandi wibuke ko ari icanira Ubufaransa. Kimwe cya gatatu cy'Ubufaransa ni Iranium. Mu gihe muri Niger abaturage bafite umuriro wababara. Ahubwo se urebye electricity penetration muri Niger ko byagwa biguteye isoni. Urumva rero Iranium nayo n'indi mari hirya no hino ku isi ikenewe cyane ko Uburusiya bwashyize imbaraga mu kubaka, mu gufatanya n'ibihugu bya Afrika kubaka inganda za nucleaire. Yarabivuze ari muri Ethiopia naho ngira ngo bafitanye umushinga wo kubaka inganda ntoya za nucleaire zo kubyaza Iranium amashanyarazi. Kuribuka ko Ethiopia rya na Eritrea nibo bapfaga na Misiri, bapfaga rwa rugomero ruri kuri Nili rwo gutunganya amashanyarazi. Ubwo rero kubona bafatanya na Niger mu bijyanye n'iyo Iranium bakayikuramo amashanyarazi, byanoroha. Lavrov yababwira ati mwebwe mucanira Ubufaransa mwe nta muriro mugira gute? Yego. Lavrov kawaje
muri gahunda yo kuvuga ngo iyi uranium yanyu tugiye kubafasha kuko mu Rwanda birashoboka dushobora gukora uruganda rwa nucleaire namwe dushobora kurukora rukabacanira kubera noneho ibaze ko tujye n'urugero ndi kuvuga ibaze ko tugiye kubikora mu Rwanda bigakunda nta uranium bafite mwebwe muyifite murumva mutangukira muri ibi ngibi mureka kuyohereza wenda mu Bufaransa erega niyo fumbire twavuze kimwe cya gatatu ikenewe ku isi inyuzwa mu muhora w'Urumuzi Uburusiya nanone rikiri mu bihugu ku isi gitanga ifumbire mvaruganda hirya no hino ku isi ikindi Uburusiya nicyo gihugu kinini mu bicuruzi binyampeke ku isi uribuka intambara igitangira ukuntu byagenze bagiye muri ya nama ngo ya Afurika n'Uburusiya akababwira ati kwanza mwebwe babaha ibiryo uribuka hari ibihugu yahise ku meza avuga ati baboherereza ibiryo mube murya aba perezida ba Afurika bamwe baravuga ati wow tubonye umufatanyabikorwa wemera no kuduha ibiryo muri iki gihe bimeze nabi. Urabona yuko rero byanze bikunze niba muri Niger abantu bafite umuriro w'amashanyarazi ku rwego rw'igihugu ni 20 rwose ku ijana mu 2023 niko bari bageze kuri 20 n'igice hafi kimwe ku ijana ngaho ibaze ku rwego rw'igihugu kandi mu Bufaransa ahubwo umuriro wakabacaniye wibereye mu Bufaransa mu 2023 ibaze nawe iyo myaka wavuga ngo ubukoroni bwawe urenze ubwongo bwose n'ubuye kandi muri ubwo bukoroni mu gihe cy'ubwigenge ushobora gusanga uwo muriro bari bataratangira no kuwutwara cyane bawutwaye inyuma Abafaransa ahubwo se Clement umuntu yakwibaza ngo urabona ibitero mu minsi ishize byo muri za Mali byageze mu murwa mukuru Bamako no mu mijyi nka Gao na za Kidal hanyuma no muri Niger ku rundi ruhande abaterabwoba bageze mu murwa mukuru Niamey ariko watubwiye uti muri Mali ko hari abasirikare b'Uburusiya kuko muri biriya bihugu bya byose ibikoresho bya Rusiya birahari n'abasirikare b'Abarusiya barahari bo gutanga amahugurwa no kwigisha gukoresha ibyo bikoresho bya gisirikare kuki aba Barusiya bari muri ibi bihugu badafasha mu kurinda umutekano w'ibi bihugu kuko umuntu yakwibaza ngo bahari bahamara iki nyine ubona ko nka bya bintu nyine nakubwiye ngo no kuva mu gikapu muri ambrage ujya mu gikapu ariko kandi wari ukeneye kubaka inzu ugakomeza kuba muri nyakatsi n'ubundi style kuko urabona yuko ubwabyo nabo bameze nk'abantu batamashaka kumara akazi bashaka kumara akazi n'abantu bo kukwereka ko batazagirana ibibazo na bene wabo kuko hari abantu bafite ibyo baziranyeho niba ministre w'ingabo yicwa president agahungishwa hari abasirikare bo ku urwego nk'urwo ngurwo bafite ibikoresho bafite buri kimwe cyose baguhaye garanti iyo garanti ubwabyo wahitubona yuko ahubwo wakakwiye kwitekerezaho uwo rero akaba ari we mufatanyabikorwa aka kanya turimo turashima ubundi biriya byagombye kuba ari ibintu umuntu ashima ari ukuvuga ngo turabirukanye twebwe abanyafurika nitwe tugiye kubyikorera tuzapfe tubipfire ariko n'ubundi ntawe dushaka ahangaha kuko urabona nka Mozambique niba watubwiye uti abacancuro bahozeyo birabananira ariko bazana abasirikare barimo n'ab'u Rwanda birashoboka kugeza ubwo na kampani z'abanyamerika n'iz'abafaransa bavuga bati RDF ivuye ahangaha natwe turi muri bikorwa byacu Amerika igahita ihindura ibyemezo yarafashe ngo kubera ngo inyungu runaka cyangwa irengayobora ngo tuzakomeza ngo kampani zacu kuko ntabwo byumvikana ubundi muri politiki uburyo Amerika ifatira RDF ibihano umuryango umwe uburayi ukaza uti twebwe RDF itari hano twanagenda Amerika igahindukira kampani za Amerika ati twebwe RDF itari hariya twagenda Amerika atari ko buriya twebwe dufite irengayobora ngo nta kibazo ngo mu gihe tubona tubifitemo inyungu ngo dushobora kuba twarebeshe ijisho rimwe uribuka ko minisitiri w'abanyamahanga w'u Rwanda yari yavuze ati niba ingabo zacu ntacyo n'ubundi zigize n'ibikorwa mutabishyigikiye zizataha ntabwo ziri hariya kubw'impuhwe zanyu noneho ukibaza niba 2026 uyu munsi ugasanga abaturage hagati y'umunani n'icumi muri Niger baba badafite umuriro w'amashanyarazi bivuze ngo ushatse abaturage 10 ushobora gusangamo babiri byibuze mu ngo 10 ushobora gusanga ingwe ebyiri zifite umuriro w'amashanyarazi kandi uwo muriro ugenda ukambuka ukajya hehe ipari gucana noneho ukambwira ngo noneho uzanye Umurusiya noneho utari kukubwira yuko wa muriro 20% wenda mu gihe mugiye gukora na cy'imyaka uzaba wageze mu gihe wenda cy'imyaka 10 cyangwa 20 kuri 80%. Byibuze avuge ngo uyu muntu niyo yanagenda ubyo bikorwa remezo umuriro ntazawutema. Birumvikana. Avuge ngo byandika neza bavuga ati si Burusiya. Bakubwiraga ni umuhanda bwubatse umuhanda bwubatse igikorwa remezo. Urabona yuko rero byanze bikunze mu gihe Afurika itarashyira hamwe wa mugani wawe
mu gihe umuntu akigamba ko Afurika ishyirirwaho abayobozi akaza akabivuga nemye ngo ntituzongera kandi avuga ngo ntituzongera nyine ubundi se mubikora kubera iki ntituzongera se ubundi bwo ntashobora kuba ari imvugo iri politike garanti se nyine ni iyihe aguhaye akabigamba imbere ati ntabwo tuzongera kubashyiriraho abayobozi ibyo ngibyo ni bimwe twirirwa tubwira abaturage bo muri Afurika cyane cyane abumva ururimi tuvuga tutiye ibyo bintu byanyu mwita amatora muri mu biki so nahoze ndeba ya raporo y'ikigo Global Initiative Against Transnational Organized Crime ivuga ko Uburusiya bukomeje kungukira ku mutungo kamere wa Central Africa. Abantu bibuke ko muri Central Africa hari ingabo z'Abarusiya n'ingabo z'u Rwanda cyane cyane mu bijyanye no kurinda abayobozi ndetse n'ibindi. Baravuga ko Uburusiya buri gusahura umutungo kamere wa Central Africa cyane cyane zahabu, diyama n'ibiti binyuze mu miterere y'umutekano muke umaze imyaka irenga 20. Raporo ikavuga ko ibikorwa byatangijwe nk'ibigamije kugarura umutekano byaje kuvamo uburyo bwo kugenzura umutungo kamere no kubyaza inyungu. Iyi raporo ivuga ko ubutegetsi bufatanyije n'Abarusiya bwafashe ibice bikungaye ku mabuye y'agaciro bugashyiraho uburyo bwo kugenzura ubucuruzi n'imisoro, ibintu byatumye inyungu zahoraga zifatwa n'imitwe twaje intwaro zerekeza ku bantu ba hafi y'ubutegetsi n'abafatanyabikorwa babo. nta kindi kintu Uburusiya cyatangiye cyitwa ngo ni umutekano n'ubu ngubu ibi turi kuvuga ngo muri Sahel bizatangira byitwa umutekano. Ejo uzajya wumva bari kukubwira ko Iranium ya Nigeria yashizemo hanyuma diyama yo muri Mali kwisha manene nibyo nta baraza bakubwira ko bazanye umutekano. Ibaze nk'Abarusiya ngo bamaze kwinjira mu nzego zikomeye zirimo iz'umutekano, iza gasutamo n'izicunga umutungo kamere, bityo Abarusiya bakagira uruhare rukomeye mu gufata ibyemezo mu butegetsi bwa Central Africa. Urabyumva ko nta kintu cyakorwa muri Central Africa Abarusiya badafite makaboko, kandi kugira amakaboko bisobanuye ko bazakora icyo bashaka mu nyungu zabo. Niba bakora icyo bashaka mu nyungu zabo rero nizo raporo nye tuzajya tubona ko bari kwibaza habo. Ahubwo icyo nibaza ari kuyiba ku giti cye uwo mucanshuro cyangwa ari kuyiba mu izina ry'Uburusiya. Mu izina ry'Uburusiya ayikiri leta y'Uburusiya. Ni leta y'Uburusiya. Niba ayikiri leta y'Uburusiya rero bizagorana ko abantu bazongera kujya bakora n'abantu bakabizera, kuko burya iyo umuntu avuze ngo uriya muntu nubwo mukorana n'umujura uhita ugiramo ikikango. Urumva ibi ni bya bindi abantu bavuze ngo Maduro muribuka mbere yuko afatwa, Maduro yahoraga abwira Amerika ngo ndi hano shango muzaze mumfate, ngo ndi hano Caracas, yizeye ikirere kirinzwe n'abashinwa ya operasiyo yabaye ngo munata nko mu kanya akaruta kandi karakamira kanijabo. Nibyo nkunda kuvuga. Urumva niba abantu bagambanira Maduro, wowe urinde wo kutakukuzaho, reka mvuga ngo nukugukuza urinde wo kutagukuzaho, kuko abantu baraza bavuga ngo baje kucunga umutekano. Ibi nibyo Lavrov ari kubwira abantu muri Cabo Delgado. Ariko kanije wenda buretse uri gucunga umutekano uri kwisanga mu birombe gute? Zahabu ntabwo uri buyitoragure mu nzira ugenda. My friend Monique Iza yazanye n'aba expert mu mabuye y'agaciro. Ibyo byose ndi kukubwira. Nyuma y'umwaka bayihindurira ubutumwa kiba Monisco. None wongeramo aba expert benshi bariyongera. Wangu cyabaza ngo expert mu mabuye y'agaciro acunga umutekano ate? Yaje wenda yaje kucungira amabuye y'agaciro. None navuga ngo iki? Yaje gucungira amabuye y'agaciro. Hari itandukano hagati yo gucunga umutekano cyangwa se no kwinjira muri izo nzego wenda z'imitegekere y'igihugu nk'izo za gasutamo nk'uko iyi raporo ya Global Initiative bivuga, ariko hakaba no gucunga neza umutungo w'abene igihugu kugira ngo ugirire akamaro abene igihugu, abaturage b'icyo gihugu. Imibare muri ntuzi igaragaza ko imibare muri Central Africa mperuka igaragaza ko nko ku kibuga cy'indege abaheruka yo batubwira cyangwa bari yo cya banki ngo Abarusiya bagabanyije kuko wageraga ugasanga y'udutebe tutanameze nk'utu ngutu dufite hano muri studio. Ariko ngo Abarusiya ikibuga cy'indege barakivuguruye, bamaze kukivugurura bashyiramo nyine ibikoresho bizima, bagira n'uburyo bwo ama database yo abinjiye ku kibuga basohotse abagize bate, hanyuma amafaranga yinjira mu isanduku ya leta ariyongera kubera kuvugurura imikorere yacyo. Niyo makuru mfite y'umwe mu bantu bari banki mu gihe cya COVID na nyuma yaho gato. Ubwo rero Clement turi gusoza
dusoza twemere ko tuzajya tuva mu mufuka tujya mu gikapu sinzi ukuntu babivuze muri amverope tujya mu gikapu muri ambaraje tujya mu gikapu ariko mu bya Afurika itarayisobanukirwaho ngo ishyire hamwe kuko niyo ntwaro yonyine ifite yo kurwanisha y'ubumwe. Afurika ikayoborwa n'abanyafurika kandi nabo bakumva ko bagomba kwitangira Afurika ukayipfira kuko nta bapfira gushira, aho ubundi bwo mu gihe abantu bataragira izo ntekerezo bizakomeza muri iyi myaka yacu abayipfiriye ni bangahe? Hera kuri Magufuli, urumva Magufuli niwe waba uheruka ko se no muri Chad se ugira ngo si birimo. Chad uriya yaratangiye kutumvira amabwiriza Vipari. Yego nawe nyine birimo. Yaratangiye kujya bino bihugu bya Saheli kurwanya iyi mitwe. Nose ubonye bataramugambaniye nyine. Ubonye hari uwamutabaye kugeza ubwo perezida ajya ku rugamba kuri front imbere. Urebye rero mu gihe ibintu biraba twafite ko nta byabaye. Niba haba imyigaragambyo muri Afurika y'Epfo yo kwamagana abanyamahanga, abonye Nigeria cyuri ikiciro cya 5 ibindi bihugu bicyura, ukabona niyo Afurika tuvuga ngo yunze ubumwe nta tangazo na rimwe yari yatanga. Ubwo suraza kumbwira ngo bimeze biti. Abaturage barakomeza gupfa b'ibihugu bicwa bahohoterwa hariya, tugatuza kuri ibyo byoroshye, ubwo kubikomeye nibwo tuzavuga. Ntabwo wavuga imbere ya Macron cyangwa imbere ya Lavrov utaravuze ku by'iwanyu imbere, utaravuze imbere y'umuturage uri kumenesha undi amwita umwimukira muri Afurika. Hanyuma Alex, wowe tugana ku musozo, urabona gufatanya kwa Afurika n'Uburusiya, ibihugu nyine bya Afurika biri gufatanya n'Uburusiya, hari inyungu bifitiye abaturage cyangwa n'ubundi bizaguma ari rwaserera mu mitwe y'abaturage ngo Abarusiya bubatse ibingo, Abarusiya ngo what? Afurika imeze ndayigereranya hari abantu bakunda kuvuga ngo ndashaka kwamamara, ngo ndashaka kuba umusitari, ndashaka abantu bose bamenya. Nkabona Afurika ariko igiye kumera, iri gushaka kugikorana n'abo bantu bose kugira ngo nyine yumve ko nayo yashyizwe kwibere, ariko byahebye ukajya izategereza ihebe kugeza igihe cyose itazabibonera, kuko buri wese azageza yishuka uko abishaka. Ati wowe ngwino dukorane ngiye kugukorera ibi, azabona ibyo ashaka yigendere, azabona ibyo ashaka yigendere. Rero na Afurika n'abayobozi bayo kwicara bakareba ngo wowe turakora niki, uzanye iki muri ibyo bintu byawe, ndungukira he, birakorwa biti, cyangwa se uje ko dukorana ngenda ndakwempoza uburyo bw'imikoranire. Ati urakora ibi biragenda bityo, cyangwa se nkoreye ibi nguhembe. Icyo nicyo mbona cyatawara Afurika kuruta kuvuga ngo tugiye kujya ngo mu mikoranire ngo nzazana ngo tuzasarura inyungu, tuzagabura inyungu, uzi yarasaruye izinganike. Niba nawe ibyo uvuga atari amagambo wagutereka hariya ngo turebe ko wabishobora, sibyo Clement? Nkingi imwe ntigera inzu, ubwo byasaba ubufatanye n'ubundi bw'abandi, kuko hari benshi bafite ibyo bitekerezo. Hari abaperezida benshi watubwiraga batekerezaga gutyo bapfuye kubera ko babuze ubufatanye bw'abandi. Ntabwo abaperezida bose 54 muri Afurika n'abandi bayobozi bakuru b'ibihugu bose gahunda ari tujyanemo ntabwo byakunda. None se Iran iri gutsindisha iki? Ubumwe bw'abene gihugu mbere na mbere. Reka dusoreze aha ngaha. Wakoze cyane Alex Ntawigenera. Wakoze cyane Karinjabo. Wakoze nawe Ndayisenga Clement. Asante sana. Nkwifurize kugira icyumweru. Uyu munsi arize match ku cyumweru. Uyu munsi se sihana ubu ngo barangiye match za kimwe cya ubu ngo kimwe cya kane nicyo kigiye gukomeza mu minsi iri imbere. Uraza kizatangira rya ntago mu cyumweru gitaha. Igikombe cy'isi nacyo cyagaragaje ko politike ku isi ari ibintu biri aho ngaho, isi sigaye yobowe mu buryo bwa bubandi, ariko noneho ku buryo bugaragara. Sinzi nibitarabibonye nyine ubundi bakuyeho rwose. Aho Trump avuga ati iyo karite y'umutuku ntago nyishaka. Trump yabonye ngo Berguni yamuhaye ikarita y'umutuku, agira ni ibisanzwe nyine. Arabaza ati se biragenda bite iyo muhaye ikarita y'umutuku, nazakinira imikino iri imbere. Ati babura nyine avuyemo ngo kandi n'imikino 3 iri imbere ntazayikina. Ngo bamuhaye n'umutuku, ati reka da, none se baramuhana kabiri. Harangije Berguna agaruka mu kibuga, turamubona nubwo nyine rwose Maroc yamubwiye ngo uraberguru arya si Maroc, Belgium rero bavuga ati ibyo byanyu ntidushaka kuyimenya, bine murabirya mufiririzo. Ngira ngo icyo kiganiro ngira ngo Clement dufite gahunda yo kukitegura uburyo butanu cyangwa butandatu bushobora kwereka abakurikira Primo ko isi yowe mu buryo bw'ububandi, ariko none bugaragara cyane bitandukanye nuko kera byari bimeze. Ubwo tuzakigarukaho. Reka mbashimire namwe abari badukurikiye, mbifuriza komeza kugira icyumweru cyiza. Ubu twamaze kubibona twese, kubera guhenda kwa mazutu na essence ntabwo tuzatungurwa no kubona mu minsi mike igiye kuza mu mihanda hazaba hasigayemo imodoka nke cyane za Kia, Hyundai,
hybride z'amoko atandukanye n'izindi nke cyane. Izi zizasigara mu mihanda ni iz'abamenye Auto Korea Maintenance Limited, ikigo cy'inzobere mu gusuzuma no kwita kuri systeme zigize imodoka ku buryo litiro 8 za mazutu wazikoresha mu birometero 100, naho litiro 7 za essence zikora mu birometero 100 cyangwa se hejuru yabyo. Auto Korea Maintenance Limited ni abahanga bagufasha mu gihe ufite imodoka y'amashanyarazi, bazobereye cyane kandi mu gusubiza ku murongo imodoka zose zakoze impanuka, kandi bakikurikiranira ibijyanye na assurance. Wowe uzaba gusubiza imodoka yawe imeze nk'ari nshya, bayisubiza agaciro kayo yahoranye, zaba iza Kia, Hyundai, full electric na hybride. Abagira ibibazo ku mihanda imodoka ikaba yakuzimiraho, bagukorera dépannage ku buryo imodoka yawe bayikurikirana mu gihe gito. Abafite imodoka zikoresha mazutu muri Auto Korea Maintenance Limited bazikorera maintenance bakoresheje imashini zabugenewe, batiriwe bafungura imodoka, ubundi imodoka igatangira kunywa bike cyane. Ibi igiciro kibikomoka kuri petrol kirabidutegeka twese. Ni n'abahanga cyane mu gusuzuma no gukora neza imodoka z'amashanyarazi. Abarimo kuzigura ntimugire impungenge, ni mubagane ku mashami yabo i Gikondo mu mujyi wa Kigali ni Nyamata mu Bugesera. Bahamagare cyangwa bandikire kuri 07 86 20 60 54. Auto Korea Maintenance Limited niyo makiriro imodoka zacu zisigaranye.